wenda gusinzira no gutekera agakoma. Nisinzira sibyo? Sho pe. Wenda gusinzira ufite ibitotsi nakubonye. So hello guys, mumeze mute se? Mumeze neza? Narimo kwibaza ngo mbese nicyo gisafuriya ngo gisa gutyo ngo bite byacyo. Kino gisafuriya se mwabantu ne ndagira gutya ngateka nyine ngateka ku muriro kigasakuriye nacyo barikanga. Ndabizi muri muze kuba mubyivugisha. Ubu rero ngiye gutegurira umwana two kurya two mu gitondo. Nibwo ari kwiga kurya muto cyane, afite amezi 6 ndimo kumwigisha kurya. Ubu rero nari ngiye kumutogosereza igi, ngiye kumutekera niba ndebe ko aribasha, kuko nagasanzwe arya nyine nibwo agiye kubyiga. So rero ndimo kwiga bino bintu nanjye birabaretse kurimo kwinyorogotora mu mugongo. Reka kwinyorogotora we ben we winyorogotora mu biki iki se nguye mu biki. Okay, so gaze bayikuyemo se. So nuko rero bimeze. Urumva ngiye gutogosa igi ry'uyu mwana, ndebe ukuntu bigenda. Ndashaka kuri mwanya nkareba what's going on, nkareba ese ari buryange mama waryirire yezereke. Bebe urabikora cyangwa ndabyirira ndaya iki uri buri gihe cyangwa mama wawe ararijya. Abavuga ngo bari buze gutera comment kuri safuriya. Ndabizi ntimwabura ni byose. So rero ngiye gutogosa n'intoki. Akangaka nagatire mu basike mushyiramo igikoma. Ngo arakinywa akakimara, nawe mujye mumbwira. Abana banyu bafite amezi 6 banywa igikoma cyuzuye muri teremusi bakakimara. Barakimarara. So urumva rero ngiye kumuha igi barambwiye ngo ni byiza ngo njye muha umuhondo waryo ariko uhiye. So reka ngerageze ndebe. I can't try it. Ariko yavayo akaba ijeya. Ubwo rero kanjye koza rero munsi yiwe mwana mu ndebere use kumva ukunze bereka nuko turi baturwa. Kanza nzibereke turamubwire ano mata y'ifu ya France niyo nahabwa uno mwana nigira nyine nitaragira kumusiga ngiye mu kazi. Ariko ubu ngubu barambwiye ngo nta kintu areba inkoko. Reba hano twihisha hariya munsi zimwe murimo muratubona. Turi hehe? Twagiye munsi hariya. Sohokamo shoshi genda. Sohokamo. Tubonye mwabana turimo kwihisha bari kudukuramo twanze kuvamo. Namwe mumbwire ntago dushaka kuvamo. Oshi genda. Oshi bari kuno tumeze nuko Rwanda natwo paka. Oshi cyangwa mbose mugende we mujye umva buntesha umutwe ubu ni ubutoya. Sohoka ubuse dore kuno tuba tumeze turimo turaza tuba tugenda kamwe kaza yo kumvisha kandi kashe nabwo bitabuza rwose. Musohoke vuba nandore bakuru bahazira kuno baba bareba. Bani papa wana yageze muri douche irihe. Sohoka we dore akako kanze kuvamo. Muhoshi cyangwa mbabaga. Musohoke we. Bazingiye kurwana intambara. Kabuza aho kajya karimo kurira idirishya. Kandi kingura idirishya basohoke naboneye. Mu ndorera n'ukuri dore ukuntu barimo bururira idirishya.
uragira ngo buracamo mbega inkoko ngaho mugende basi musohoke mu idirishya oshi genda mana yanjye mana genda baraka ngaka mundebe ibintu karimo mwanwe do kari muri kukabonana kari kugira ngo karanyuramo karahabonye yewe dore inkoko zanjye hanze niho ziba hameze nko mu bikisi njye guhinda izindi zitaza kwinjira mu nzu zakure ziba zahahinduye zahaneye zakoze iki nizo kwirwa zinsaza nizo kwirwa zinsaza nizo kunsaza nkarwana nazo zikubagana kubi kandi ubu umukobwa wanjye nawe mu mugongo aba yakamejeje aba arimo arasimbuka aba ashaka kugumamo njya nteka iby'idirishya nibaza ngo byagenze dore igikoma ifu y'igikoma mutekera sinzi niba ari nziza mbona ngo ni sosoma wani composive flour farine sinzi ngo hari n'ibiki kimwe na bimwe mutekera kani kugakoma n'ikino agafu kano gafu akamarana kuba natangira kumuha ayimaranye ukwezi yitwa sosoma muri kubibona sosoma sinzi niba ari nziza ubundi mama wanjye nagiye kumusura ampakirira ifu apakira nyine ibintu bivamo ifu ibigori uburo amasaka soya nibyo ngibyo y'amazi noneho ndavuga nubwo uyu mukobwa aribwo atangiye kwiga kurya umwana w'amezi 6 nabizi nibwo batangira kumuha ikindi kintu ndavuga ni reka umwihorere nimuhereza iyo fu arabaye noneho umugurire kano gafu basi azakanywa kugeza ku mezi 8 cyangwa se 7 nindangiza njyemo kuza kumusheshereza ifu isanzwe sibyo ni kwishesha n'imvange izo mvange ariko mbonekereza ko ari byo byiza habaye kuko ni ibintu nyine byiza bya kinyarwanda by'umwimerere ariko n'iyi ivanze n'ibintu byose hagati aho ariko ukuntu ndeba urumva nanegereje kugira ngo ibigi niryahiye ibiciro biteye ku minota irenze 20 urumva nabikuraho nkahita nteka igikoma niriwe ncana irindi shyiga hariya twarangiye kuhakorera aka breakfast nagiye ko ngira inkoko aka breakfast k'aga special igikoma siko kitarimo kiraboneka kamera ntabwo azi kwishyiraho neza ariko niba muri kubibona kandi nakoze ikintu mbikura kandi ikora ishobora kuboneka nzamuye tripod nzamuye terepiye atangiye gusonza iyo yumvishije ibintu bivuga ibintu by'isafuriya biki bikatangira kunkurura mu mugongo ngo mama agatangira kwirya iminwa umva ukuntu arimo aragaya ubwo nyine inzara yamufashe sibyo inaya bebe tanza bebe umva nishobora kuzancika
hano fera hano biraboneka I don't know niba biri buze kuboneka ariko abantu bari gusetinga kamera neza nyine muzanyigisha mbere biba byanjabutse ntabwo nzi ukuntu nabigenza ariko mba nagerageje ahubwo uyu munsi telefone yanjye izameneka nanjye ndimo ngo ndasetinga amakamera nkubishwe nari maragaya ngo kugaya hajya si icyaha yewe kera nagayaga nigeze papa ageze kumbwira ikintu mugaye arankubita aramvutura birenze nanjye ndapfuye okay ngiye gusa hano kiri buboneke kuri narindizanya yakamvuga ko nagiye kumukorera so urumva rero ko bimeze kose igisha kuba byahiye kuko iminota 25 bitetse urumva ngiye menshi uba n'amazi nabyo yabaye gukama yangiye kurikuramo ndetse nteka igikoma cy'umukobwa iby'umukobwa amazi arakamye ni ukuri mwebwe mubigenza mute ese abana banyu mu isukari ariko mukurikira nasukari cyane abamama bajya barengwa benshi mu hakubyo mwaho ngabikise amubyeyi nubwo nta kintu aba ngo ubibona ako kanya ariko nukuri ntabwo wambwira ngo iki ntabwo uteze guhita ubibona ko nawe ikintu yabaye ako kanya ahubwo uramukubita ayo masukari azamugiraho ingaruka mu mikurire ntugire unamenya ngo umwana ibi bintu arwaye cyangwa se ibibazo afite bikomoka hera umenye ko wamugaburiye amasukari akiri muto umubiri we cyangwa se umubiri we nyine utari wagira izindi aside zihangana n'ayo masukari noneho uyu mwana wanjye agira igikoma undi ntabwo ndagerageza ibindi n'ibindi kugerageza kuyidinga ese aragerageza ariko muganga nahaye ikinyomoro akakirya ubu yarakiriye ikinyomoro yarakiriye ndavuga niwe noneho nkimuhaye bwa kabiri ariko umwana mwana aracyanze noneho uyu munsi yaracyanze niba ikinyomoro ejo wambwiye ikinyomoro ngo ntikiri ku mwana kiba amaside aside uba mu kinyomoro niye mumbwire aside no mu kinyomoro aside iba mu kinyomoro ni imeze gutya itera iki karuba so hagati aho ngaho rero abantu b'abayisilamu cyangwa se inshuti ku bantu batumye dufite imbaye uyu munsi tuzabifasha igikoma kirangiza kibaye
nyine n'ubu nyine ukuntu kimeze ndimo kamera mbibereka ukuntu kiba kirimo kirabera ndahita nanasoza no video minota 35 siburi ako mwanya mbona ko kibona uburyo kirimo kirabera da ndabona ko kiba kimeze wati mukungu ako kwinjira sawa kikabira nyine kuriya kimeze kangabanya umuriro kirimo kubera kikangarukira ku buryo usanga nyine kimeze nk'ibiryo kitameze nk'amazi na kimwe tunywa twebwe abantu bakuru niko ubundi igikoma cy'umwana kiba kigomba kuba kimeze ukakibona kiratogose kandi ukakireka kigatogota neza kigashya iki nicyo gikoma cy'umwana sasa cy'umwana anywa aravuga ati uyu ni umwana ntabwo ari umuntu mukuru ahubwo iki nacyo ndabona kidafashe neza uburyo nyine iyo ukoze icy'amazi umwana ahaga vuba agahaga ahaza amazi menshi agahita ahaga nyamara adahaza ibyanyabyo ahaza ibintu bizima ubu ndakeka cyahiye kweri gusa mpita nyikuramo nkagishyira muri teremusi ndavuga ati mwana wanjye akira igikoma unywe nuko yasinziriye mba nyimuhaye mukareba ukuntu agira peti mwabana ngo yewe ni bon apeti mu bana nabonye umukobwa wanjye agira peti kagisukera maze kigishyushye kitazahura ubu iki ngiki aba ari icy'umunsi wose bagiye kukirirwaho amarakama isi mamoni kino nayo ndaje mbereke ukuntu ngiye kuko ibone yanjye ibone muza ko ariko kana kakajije igikoma twe tumaze iminsi rero turi muri mizira mazani urumva rero turya nimugoroba twiyiriza koko hano rero mu kabati tugira akanuza kamukurikiramo utuntu ugiye kumushakira ikintu cyoza aho uri bugikore kandi anywesha igikoma kandi akabafasha no kwirinda sahani ariko atwanga iyo ndi kutumuhesha ibiryo mba mbona byamubangamiye noneho agahiga mu kutumuhesha igikoma umukobwa wanjye aba yenda kunyica nkurura ubona nyine ko karimo kuzana duke kandi bafite apeti ashaka byinshi nuko bimeze kubera kubaka ibintu byagiye byandura naza kwicura rero buriya uyu mukobwa arahita yaka iyo karakomeye ushaka kumuheramo amata gafite akantu hano gapfumuye nyine ukuntu kameze nk'akabibero ku buryo akurura bikaza ku buryo akurura bikagira gute bikaza noneho bebe wanjye bebe yindi narayibuze ariko
uko biba bimeze byari amata nababwiraga ya Fringo Farm amwe yashizemo ariko ayangaya aracyarimo ndibaza nkomeze nyamuhe France nomero ya mbere umwana arayinywa asigaye andimo kumuha ibiryo ngiye bigenze gute bikore gute so reka mbireke reka mutegereze umukobwa wawe amagi ye yamaze guhora ndamuha abiri ngiye kumuha abiri iri ngiri yari nyarwanda ibindi ni inkoko y'inzungu tugira habitera nashakaga kubyirira sinjye mama we ababwire ngo mbaye tuze kongera guhura turimo kurya nyine murebe ukuntu biba bimeze cyo boboy tugiye gucuruza abantu tujya dukurikirana kuri TikTok tugiye gukora iki gucuruza tugira imyenda myiza cyane y'imipira ya caguwa myiza pe myiza ubwo rero abantu hagati aho bashaka imipira mwaza kumubwira nkayibahereza hari umuntu waguze uyu munsi arangije arambwira ngo ari buze kunyishyura yaguze imyenda ibiri yishyura umwe asigara ndabona ngo ari buze kwishyura mu gitondo amwoherereza none ntarakirahurira so ndabona sinzi ukuntu biba bize kugenda ubwo ngubwo kamasezere bye